Ubu rero ngiye kubagezaho inkuru y'incamugongo aho mu Gakiriro ka Gisozi hibasiwe n'inkongi y'umuriro, kandi namwe ngomeza mbibutsa gukanda subscribe mugafungura n'inzogera dukomeze tubane 5/5. Rero abo bagabo bari bafitemo ibikoresho bagomeje kurekarama bavuga ati twebwe twatse siranse barayitwima, none aho bamaje kumenya yuko kano Gakiriro ka Gisozi hagomeza kuba impanuka nyinshi cyane cyangwa inkongi z'umuriro, ati dusigaye twaka siransi bakazitwima. Niyo mpamvu rero ibintu twari dufitemo byose twabihombye. Rero abantu bari bari ahangaha bagomeje bavuga ati ubu twe twadekaraye igihombo, cyangwa ubu ngubu natwe ubuzima bwacu buri mu kaga. Ko nahanyuze nigendera nibwo nagomeje gufata aya makuru agezweho, kandi abanyarwanda nabo baba bayakeneye 5/5. Bamwe bagomeje bavuga ati iyi nkongi y'umuriro imeze ute. Rero nibwo hazimije kizimyamoto zirenga 20 zaje zizimya byanga kuzima kabisa, barangizaga kuzimya hamwe bahita umuriro uhita wimukira ahandi. Rero iyi nkongi y'umuriro ngewe nkihagera byanangaje cyane, nagize ngo ni muri Los Angeles. Niyo mpamvu rero nanjye navuze ati reka nze mbyereke n'abandi bantu babashe kuba batahageze. Rero nawe uba wabonye inkongi y'umuriro wari urabufite ubwoba cyane, kuko bamwe muri bo bakorera muri kano Gakinjiro ka Gisozi bagomeje kugira impungenge cyane bavuga ati ibi bintu ntabwo ari ubwa mbere bibaye, nta nubwo ari n'ubwa kabiri, ahubwo twebwe tuba tubona ahantu dukorera hari umuzimu wa danje. Kandi abantu nabo bagomeje bavuga ati ibi bintu bikunda kubera ahangaha bikomeye cyane, kandi ibi bintu ntabwo twapfa kumenya inkomoko yabyo, ariko twagiye twegera abasaza bahamaze iminsi cyangwa abasaza ba kera bavuze ko ahantu impamvu bakunda gushya ari uko bahaterekeraga cyane, ari nayo mpamvu hakunda kuba bino bibazo. Rero bamwe na bamwe bagendaga babwira abacuruzi bacuruzagamo ahangaha bari bafitemo ibikoresho byabo ribu cyangwa ibikoresho byo mu rugo bateguriraga abandi bantu, barabwira ati mukomeze mwihangane, kuko kuba barabimye siranse nta kindi kintu mwakora ku buryo mwagaruza ibintu byanyu. Ati nimwihangane kabisa, bagomeza babihanganisha abacuruzi bacururizagamo hano ngaha muri kano Gakiriro ka Gisozi. Bagomeza bavuga ati ubu ngubu dusubiye ku isuka. Bamwe muri bo twagendaga tubabaza ati ngo muri kumva ubuzima bwanyu bumeze ute. Bamwe bagendaga bavuga ati ubu ndi kumva ubuzima bwanjye burangiye, kuko babonaga ibintu aho bigereye byari byahinduye isura, kuko bavuga ati ibi bintu twaherukaga kubibona muri Los Angeles, none tubibonye mu gihugu cyacu. Ati ariko ubutabazi baduhaye ati nta nubwo buhagije, kuko barimo baratuzimiriza umuriro wimukira ahandi. Rero namwe mubonye inkongi mukamubonye ikomeye cyane cyangwa ikaze, ngewe ubu ngubu iyi ni inkongi ikaze nk'iya kabiri mbonye. Rero umuntu ubonye ko iyi nkongi ikaze najye muri komenti yihanganishe umucuruzi wacururizagamo ahangaha, akore na subscribe. Ciao ciao.